ibigaragaza inshingano baba barabahaye ko mugerageza kuzikora Imana umugisha. Hari ijambo Yesu yavuze ngo iyo umunyabyaha umwe akishijwe hejuru aho umunsi mukuru hejuru barishimira kuburyo bakoma amashyi bakabyina. Nta kindi kintu n'uva muri Bibiliya kijya gikomesha ijuru amashyi. Abasomyi aricyo bari kufatira gituma ijuru dukora ibintu byinshi wakisengero dukora ibintu bitandukanye, ariko ikintu cyerekeranye kitana n'iki kugira ngo abantu bahindukire bave mu byaha, icyo ni ikintu ijuru ryitaho cyane bigatuma bishima hakaba kuko amashyi no kwishima. Urabyumvise? None se niba hari abantu bashobora kwicara bagatekereza ko ijuru rishobora gukoma amashyi, abo nta mugisha bashobora guhabwa. Bashobora no kwirwa cyane kugira ngo bajye bahora bakomeresha ijuru mu mashyi. Bayobozi b'urubyiruko natwe bato tumufashe tubakomera mu mashyi menshi. Dufite igiterane kimwe abantu bangana gutya kwegurira Uwiteka, kandi ikindi ntihakagire uhinya ubusore bwawe. Bagiye babivugaho utarinzira mu cyanditswe karamuza turaga muri kiriya cyanditswe cyanditswe isomye ku murongo waho uriya murongo gace kabanza. Umusore cyangwa bivugaho gatoya abageze babivuga hanyuma dukomeze dusangire ijambo ry'Imana. Abareka bivuga batabishyizeho. Hariho ijambo rivuga umusore kwiyegurira Uwiteka. Twigishije bane n'ijambo none rifite imbaraga rivuga ntihakagire uhinya ubusore bwawe. Igihe cyose utiyeguriye Uwiteka ubusore bwawe bwahora buhinnye. Kwiyegurira Uwiteka mu busore bwawe, wasoma kiriya cyanditswe ukabona ko ntajya uhinyura ubusore bwawe. Igihe cyose umusore cyangwa umuntu w'Imana atariyegurira Uwiteka ubusore bwo burahinyura. Alphonse niwe watangiye ayoboye amateraniro avuga ngo kudahinyurwa muri byose. Ako ntabwo twabona umwanya mugari wo kuvuga kudahinyurwa muri byose. Usashimwe. Amen. Hakagire uhinya ubusore bwawe, ijambo rifite imbaraga, kandi ikindi kwiyegurira Uwiteka nabyo ni ijambo rifite imbaraga. Twakomeje muri kiriya gice akuramo ziriya ngingo zigera kuri 6 ziri muri uriya murongo izo Pawulo yabwiraga Timoteyo. Yarabaye inshingano ari umusore muto utarageza imyaka 30, kandi bari bafite ikibazo gikomeye cyane ko umusore bahaye inshingano ari mutoya ashobora nuragende bareka bya bindi batwigishije ibyo agomba kubikurikirana cyane akabikora neza. Biragaragara ko yasubizaga ikibazo nka Pawulo ikibazo yari akoze kitemerwaga neza. Ubundi birayemera ko abasore cyangwa abantu bakiri vuba badahabwa inshingano. Bariyabura ati mwana wanjye numva nkwanye n'iki nkamushyira kuri iyi ntebe, nanjye uzambabarire uzangwanira ishyaka iki nkose ntazagire ikuhinyura ubusore bwawe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Baragenda bereka mu mivugire yawe, mu ngeso zawe, mu rukundo, mu kwizera, umutima uboneye, bya bintu bitandatu
umukozi Imana yatwigishije amba hejuru mu busore. Iyo ngingo yabanjirijeho ngo nenda gusubira mu isomo rye, ariko ntakagire uhinye ubusore bwawe. Biravuga mu gitabo cya Zaburi, ubwiza bw'abasore ni iki? Imbaraga zabo. Ubwo rero umusore adakoresheje imbaraga ze, ubusore bwe buba bugize gute? Buhinyutse. Ntabwo ariho njya reka nsubire inyuma gatoya nubakire urangira n'undi murongo nubakaho, wenda nzabona umwanya ashobora kuzajyamo cyane ejo. Ndashaka kuvuga n'iki cyatuma wiyegurira Uwiteka. Kuba duhata kwiyegurira Uwiteka mu busore bwacu, buri iki gituma dusubika muri baduhase ngo twiyegurire iki? Uwiteka. Bituma twisusa bya bindi Muhirwa yatubwiye, bituma tutazahura na cya gihombo Alexia. Muri iyo igice cya mbere murongo wa 4 na 5 siriwaho gatoya. Ukisaba n'Uwiteka n'inzandi nakumenye narakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwesheje utaravuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Mana iguhe umugisha. Ya Yesaya 5:3 6-7. Umurongo wa 7. Kwese twayobye nk'intama zizimiye. Wari umurongo wa 5. Yararenganye ariko yashisha bugufi. Sorry. Yabafashije. Ita 4:3. Mbabari. 4:3, 6-7. Yesaya 4:3. Nzabwira ikaskazini bare kure, n'ikusi mbabwire nti wirimana. Nzagira abahungu banjye bava kure, n'abakobwa banjye bava ku mpera y'isi. Nzagira umuntu wese witiriwe izina ryanjye, uwo narameye kumpesha icyubahiro. Ni jye waremye, ni jye wamubumbye. Komera Imana amashyi kubw'ijambo badusomeye. Nubakira amagambo ugiye kuvuga turaya kandi turi muri uriya mutwe. Hano badusomeye ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yeremiya igice cya mbere. Dusomeye umurongo wa 4 n'uwa 5. Harimo ibintu birerekana, irimo iravugana na Yeremiya, iramubwira ngo njyewe nakumenye ntarakurema mu nda ya mama wawe. Ese ashima cyane. Amen. Haleluya. Yagushyize mu bitekerezo byayo. Ababyeyi bacu bataranahu. Imana ni igitangaza cyane. Turi abantu baturuka kure kandi bakomeye. Wagera mu yindi cyubahiro. Haleluya. Amen. Nakumenye ntarakurema
icyo rero ntacyapfa gutuma mpfa gupfa uko gondo. Haleluya, amen, haleluya. Tuva hirya yo kure aho bita mu bitekerezo by'Imana. Amen. Mwikomera mu mashyi ko mutaraba hafi. Iyo kumenya imutekerezaho irangije ikora icyo bita kugushyiriraho. Urumva? Yeremiyaho nubwo nakumenya utaraba urusoro, ntabwo nakumenya gusa ngo urekeraho, ahubwo namushyiriyeho iki n'iki. Mana ishimwe twese ko turi ahari icyo twashyiriweho. Haleluya, haleluya. Nubwo hari amaboko wavukiye bakagutinza, nubwo hari umusozi watuyeho ukagutinza, nubwo hari umuryango wavukiyeho ukagutinza, nubwo ababyeyi bakurikiye bakagutinza, ariko Imana yari yagushyiriyeho kuyikorera. Haleluya. Mwese mutandukanye, ariko mwasaga muzuza icyo Imana yabashyiriyeho. Haleluya, haleluya. None kumwe yangabo yange kubisheho. Iyo abayobozi bacu b'urubyiruko cyangwa abashumba badutegura intego yagomba kuba mu buryo bwo kwera kwiyegurira Imana, baba bashaka kugira ngo dushobore kujya mu murongo neza w'icyo twashyiriweho. Uko tutejejwe ntabwo dushobora gusohoza neza icyo Uwiteka Imana yagize ite yadushyiriyeho. Haleluya, haleluya. Nagushyiriyeho, vuga uti hari icyo Imana yanshyiriyeho muri iyi minsi. Uyu musore nubwo atumikwa Shema, nubwo atararizwa muri iki gihe, azaba ari kuri imashini afashe itorero, ariko igihe yavukaga, igihe yazengurukaga, Imana yari yamushyiriyeho kuba ari kuri imashini afashe itorero n'abantu bahari mu gihe nk'iki. Aca mu ishuri, aca aho yaciye hose, noneho igihe kigeze Uwiteka amuzana mu gihe nk'iki kugira ngo ashyirweho kudufasha mu ikoranabuhanga mu gihe kizaba kigezweho cy'ikoranabuhanga. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ntabwo nagushyiriyeho, nagushyiriyeho kuba umuhanuzi. Iyo tugize umugisha tukamenya, tukagira urubyiruko rwamenye icyo Imana yabashyiriyeho, igihe bavukaga abana bamwe bicwa n'ibyorezo, igihe Imana yabarindaga ntibajye mu biyobyabwenge, igihe Imana yabarindaga ntibajye mu bindi, ahubwo bagasobanukirwa icyo Imana yabashyiriyeho, barwana no kwera kugira ngo bashobore gutunganya icyo Imana yabashyiriyeho. Haleluya! Tumaze gukizwa tugahabwa inshingano, twamenye ko Imana twemeye ko tuba abashumba, tumaze kumenya n'uko twazengurukaga, reka gukora ku gace gatoya. Niyo mpamvu barashaka no kwezwa, niyo mpamvu barasenga, niyo mpamvu barariga ijambo ry'Imana, niyo mpamvu barasoma kugira ngo nashobozwe gusohoza icyo Imana yanshyiriyeho mu gihe cyane. Haleluya, haleluya. Gusenga si ugukunda kwicwa n'inzara, gusoma biracyari si ugukunda gusoma cyangwa no kujya kwiga ijambo ry'Imana, ahubwo narwana kugira ngo nshobore gusohoza icyo Imana yanshyiriyeho mu gihe cyane. Haleluya, 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 haleluya.
noneho Imana yampishuriye ikintu Imana yanshyiriyeho. Amen. Haleluya. Haleluya. N'iki Imana yanshyiriyeho? Yashyira kubwiriza ubutumwa mu buyo, mu ndirimbo, mu ijambo, mu mbuto zanjye, mu butunzi bwanjye, mu bwenge Imana yampaye. N'iki Imana yanshyiriyeho ko itanshyiriyeho ubusa. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amen. Daniel ageze i Babuloni, yamenye icyatumye Imana imurinda, ahamagara muri aba basore, amenya icyo Imana yashyiriyeho, ko azahesha Imana icyubahiro, ko azarangiza ibibazo abapfumu n'abakorikori badashobora kurangiza. Umuntu ukomeza, umuntu wiyegurira ubusore bw'Imana, ni umuntu usobanukiwe icyo yashyiriweho. Haleluya. 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 Yesu yahatubwiye ngo Uwiteka Imana irabwira ikasi ikuzi, iravuga ngo rekura abantu banjye, rekura abakobwa banjye. Muri iki giterane hari abakobwa b'Imana n'abahungu b'Imana bagomba kurekurwa bakajya mu cyo Imana yabashyiriyeho. Babiri ikuzimu w'Imana, ikasi w'Imana, nzabwira ikasi barekure ngira icyo mbajyanamo. Barambwira n'ikuzi abafasha babwire ngo w'Imana, ukomere Imana amashinze n'abahungu banjye, isabire abahungu banjye bava iyo bari, n'abakobwa banjye bave kure yanjye, isabire umuntu wese witira izina ryanjye. Ukomere Imana amashinze y'ishimuta. Nzabakurayo kugira ngo mbajyane mucyo n'abarebe. Kurayo abakobwa kuko ishoboranye no kugira ngo bambeshe icyubahiro mu gihe cyabo. Kurayo abahungu kuko ishoboranye no kugira ngo bambeshe icyubahiro mu gihe cyabo. Haleluya. Niyo mpamvu umusore agomba kwegurira ubusore bwe, kwegurira igihe cy'Uwiteka kugira ngo ajye muri ya ntego yo kumuhesha iki? Icyubahiro. Kamuhesha icyubahiro mu mvugo yawe, kamuhesha icyubahiro mu ngeso zawe, kamuhesha icyubahiro mu rukundo, kamuhesha icyubahiro mu kwizera, kamuhesha icyubahiro mu mutima ubone, kamuhesha icyubahiro mu busore bwawe. Noneho bya bindi birindwi bikaba biruzuye nk'uko Timoteyo yabisabaga. Haleluya. Ariko utari wabimenya, amateraniro nk'aya aguhindukira gusohoka, nk'uko bari basohokera ahantu hari imbyino bakunda. Dufite abantu basohoka kuko bashaka imbyino ziri aha. Dufite abantu bajya mu masoko hari ibyo bashakanye. Dufite abantu bajya ahantu hatandukanye kuko abandi benshi barimo kujyayo. Ariko umaze kumenya icyo warerewe, uza ahangaha ushaka ikintu cyatuma wezwa kugira ngo uheshe Imana yawe icyubahiro. Haleluya. Umere Imana icyubahiro. Haleluya. kuko turabayaranye ituragana imirimo myiza muri Kristo Yesu, Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Umukomere amashyira mu bwabo. Ijambo riratubwira ngo Imana irategeka.
ahafashe umukobwa wayo hose aho ari, ahafashe umuhungu wayo hose aho ari. Yaba yafatwa mu kutamenya aravayo, yaba yafatwa mu mbaraga zindi zamufashe. Ntabwo Imana yateranye igiterane nk'iki higira abakobwa n'abahungu ikurayo kugira ngo bongere bagaruke mu kwihesha icyubahiro. Haleluya. Bishira murere inzi cyane. Ikindi cya kabiri, ese ndimo namuhesha icyubahiro? Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Abantu benshi bagiye bahindura amateka y'ubwami bw'Imana. Ni abantu bamenyaga neza icyo Imana yabazigamiye. Ni abantu bamenyaga neza igitumye Imana ibatandukanya n'abantu. Bamaze kumenya icyo baremeye bagahaguruka bagakora ibihesha icyubahiro, bagahindura amateka. Haleluya. Haleluya. Reka murebe ijambo rimwe riri mu Bacamanza ibice 6, some ko nko ku murongo wa 10. Sana ntabwo mvega za kugarukayo umurongo wa 10. Gatandatu umurongo wa 10. Sema twumve. Ndababwira nti ndi Uwiteka Imana yawe. Mwekubaha imana z'abamori kandi iki gihugu muri bo, ariko mwanga kunyumvira. Gatandatu 10 haravuga ngo Bakasoma kakamaya. 6:10 Abacamanza. Ndababwira nti 11. nuko marayika w'Uwiteka araza yicara munsi y'igiti cy'umwera cyari munsi ya mfura kwa Yowasi w'Umwabiyezeri, umuhungu wa Gideyoni yasekuraga ingano mu muvure bengeramo vino ngo azihishe Abamidiyani. Marayika w'Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, Uwiteka ari kumwe nawe munyambaraga we, ugira n'ubutwari. Gideyoni aramubaza ati, mutware, niba Uwiteka ari kumwe natwe, ni iki gituma ibyo byose bitubaho? Imirimo yose itangaza iri he? Iyo basekuruza batubwiye ngo Uwiteka niwe wadukuye muri Egiputa, ariko noneho Uwiteka yaradutaye yatugabije Abamidiyani. Ikiho gatoya katusangirira ijambo. Iyo dusoma iki gice cyose cya 6 tubona igihe abanzi b'Abafilisitiya, abanzi b'Abisiraheli bari barwanyije ku buryo buri kintu cyose bakoraga Abamidiyani barakirangizaga kugeza ku rwego babatesheje inzara itabaho. Amen. Haleluya. Buri kintu cyose cyitwa igikorwa cyabo cyose baragisenya. None tugiye mu gihe kimwe uyu musore witwa Gideyoni wo kwa Yowasi aravuga ati kuwakirisha pashe kuri sigano
ni igisubizo gikora kuntunga kikantungana n'umuryango wanjye. Haleluya. Areba iwabo abona nta bukwe bazisekura, abona nta murumuna bazisekura, areba nta se wabo bazisekura, kandi bari mu gihe gikomeye cyane cy'Abamidiyani babamereye nabi. Arabona ati nubwo induru y'Abamidiyani ihari, ariko ngombe ngomba gucamo nkashaka abarisha nkashekura izingano. Haleluya. Imana ibonye ubwo bwenge n'iryo shyaka, irangije Imana iramanuka iti Gideyoni we uri umunyambaraga, uri umunyambaraga, ndakubonye kuko ubonye ko hari icyo wasigarijwe, kubonye ko nta musore wagira icyo ukora, nanjye nabuze ngo imbaraga zanjye ndazishyira kuri wowe wumve gukiza Abisirayeli amaboko y'Abamidiyani. Haleluya. Amen. Arajya umuryango urajya, Imana iramwemera imushyiraho imbaraga zose, azana igisubizo umuryango utari ufite, kuko yamenye ko mu gihe cye nk'icyo nubwo hari intambara y'Abafilisitiya ariko agomba gusekura nubwo yihishe. Haleluya. 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 Rubyiruko musabwa amaboko yanyu. Iyo wamenye icyo washyiriweho, umenya ko ari igisubizo cy'umuryango wawe. Uraba iki cyumweru cyose tugiye kuyigisha iminsi isigaye. Amen. Turimo turabigisha. Hari abari buzemo bagenda bashyira mu bikorwa ibyo bigishijwe, Imana ibashyigikire kuko bamaze kumenya icyo bigishirijwe. Ndatekereza uyu mugabo, uyu musore, iyi nshingano azisegura azishyira ku karubanda, nta na kimwe Abamidiyani bagombaga kumusigira. Haleluya. Haleluya. Aba bana bacu urubyiruko tubashyize mu biterane byinshi, tubigishije ibintu byinshi, ariko n'ubu buri muki twongera tugahura nawe tugasanga ibyo twabigishije bamwe ibyo twategerejemo ntabwo tubibabona. N'iki gituma ibyo twategerezamo tutabibona kandi twarabigishije. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ikindi yaravuze ngo nubwo hari intambara, nubwo Abamidiyani bamereye nabi ubwoko bwacu n'umuryango wanjye, ariko njyewe niyeguriye umurimo ngiye kujyamo. Niba yuko misekuru cyangwa umuhini w'icyo sekuru bakaza bakanyica, ndemeye nzapfe, ariko ntabwo ngiye gutesha agaciro iki kintu ngomba gukora mu gihe cyanjye. Haleluya. Haleluya. Arangije ntabwo byari byoroshye kugira ngo Abamidiyani bumve ahantu mu Isirayeli agira ikintu akore. Bagombaga kumuhigisha uruhiri. Byashakaga rero umuntu wiyemeje akaba agomba kuzana igisubizo cy'umuryango ntibapfire ijoro. Imana ndayikunda cyane. Ibonye Gideyoni yiyeguriye igikorwa agiye gukora, yihisha imbaraga z'Imana ye, noneho Imana imbaraga zayo yohereza marayika iravuga ngo Gideyoni we, cyane uko imbaraga zawe zingana uri umunyambaraga, niwe nzakoresha gukiza Abisirayeli amaboko y'Abamidiyani. Imana yitegereje abasore, Imana itegereje inkumi, ishyiraho imbaraga zayo zayireguriye ngo bashobora guhindura amateka y'imiryango yabo, bashobora guhindura amateka y'itorero, bashobora guhindura amateka y'igihugu. Ariko ku muntu ushobora gukorera mu gihe kitarambaraye, kitoroshye. Umusore ndamukunda cyane, yari yayiguriye Imana ye, amenya imbaraga ze.
hita ku baryo b'Abafilisitiya, hita ku bibazo biri iwabo, aremerera arasekura. Imana yumva asekura nimugoroba, yumva arimo gukora, arangije Imana iravuga ngo nta handi nashyira imbaraga zanjye. Haleluya, haleluya. Rero bagenda uko imbaraga zawe zingana. Uwiteka aramwitegereza aramubwira ati shira uko imbaraga zawe zingana, ukiza Abisirayeli amaboko y'Abamidiyani, sijye ugutumye. Gideyoni aramusubiza ati nabakirisha iki? Iwacu ko turi abohereje mu muryango wa Manase, kandi ikindi abavuka n'umuhererezi mu nzu ya data yose. Iteka aramubwira ati njyewe namaze kubona hari ikintu no gukora mu gihe kitari cyiza. Ni ukuri nakwemereye kuba utinyutse induru y'Abamidiyani, kuba utinyutse igihe urimo ukagira ikintu urimo gukora, ndetse ikindi ukagira ubwenge bwo kwica Abamidiyani. Nanjye ntibivuze ijyaho uzagukiza Abisirayeli amaboko yawe. Haleluya. Ibyo sekura urahisha Abamidiyani. Ibyo sekura urahisha Abamidiyani. Uzi umwana gusekura ibintu byakobe bimufashe bigufashe rero umuryango. Umugoroba umwe akabishyira mu nzira y'Abamidiyani bakabisibanga. Umuryango wari utegereje igisubizo. Itorero ari Umusalomo, itorero ry'umuhungu yawe yashaka kwimika umusore wamwungiriza, amushyira ku rutonde. Yari yatumye gufasha kwimika abayobozi. Noneho wa musore yabonaga ari umuntu ugerageza ibishoboka ibyo byose. Umunsi yamamaga yazimika nk'abandi bayobozi kuwa gatandatu, amamaga umusore ati ese urabizi nateye ageze ariko babaye mu cyumba barasekura. Yamwohereje mu mashuri arasekura ngo ejo azavamo umuntu. Igihe yaramutegereje amashuri kuba inshingano amwungirize, asanga ibyo yasekuraga ntabwo yarihisha Abamidiyani, bo babishyize ku karubanda. Abamidiyani barabisibanga, umushumba akuramo igisubizo. Iyo utiyaguye Uwiteka, ibyo usekura no byakwisekuramo bisoza bisiribanzwe n'Abamidiyani. Umusore wiye muri Uwiteka asenga ahisha Abamidiyani, aririmba ahisha Abamidiyani baririmba. Haleluya. Kuko Abamidiyani bamwe muraririmba, Abamidiyani bamwe muriga. Icyo bashaka ni iki? Ni uko abisiribanga ntibamusigire na ruminja, bakakwaka icyubahiro cyawe, bakakwaka icyubahiro cy'umuryango. Umuryango w'abana ugezeho ariyo wawuhisha amaboko y'Abamidiyani, bakakohereza kwiga nk'abandi, bakagurisha inka nk'abandi. Igihe baragutezeho igisubizo bajya kumva bakumva batsindwa Abamidiyani, wa mukobwa wacu barawusiribanza. Wabaye umubiri wabaye muzima, utiranye n'umuhungu cyangwa ugatirana n'umukobwa n'umuhungu, nta cyatuma umubiri utagira ubushyuhe bwawo. Ariko n'iki cyatuma uwo mubiri ushobora kuwutsinda. Abamidiyani bawusiriza imbuto warusekejwe. Iyegurira Uwiteka Imana yawe, niba Imana izagushoboza ubushobozi. Gusekura ko muzasekura, kwiga muziga no gusekura ibiti gutunga n'umuryango wawe, kuko yasekura ariyo kubatunga kandi mu gihe gikomeye.
ngo agushoboze iki gihe, agushoboze bya bintu bigera kuri 6 buri mwe yatubwiraga, ndetse bya n'umugabo yatubwiraga bizasoza wayazana ibikota gusa, ariko ntubone umusaruro ushobora kugufasha ujye n'umuryango wawe. Imana yamubwira ngo umunyambaraga, kuko utinyutse ugaca mu bibazo, ubwo utinyutse ugashaka muri iyi ntambara, ugomba kumenya icyo waremewe, ugomba kumenya icyo Imana yagushyiriyeho, ahasigaye ukakirwanirira ukazahinduka igisubizo. Kigiyoni yakinnye so na nyina, Kigiyoni yakinnye Isirayeli yose, kuko yatinyutse muri bya bibazo bikomeye byose arakora, arangije Imana iraza imwongerera imbaraga. Bwiza bw'abasore imbaraga zabo shaka, bwiza bw'abasore imbaraga zabo iyo yego Uwiteka baratinyuka, bafite ibitekerezo byihuta, bafite ibitekerezo bishya, ikintu cyose bakigeraho, intera yose bayicaraho, urwego rwose rushoboka barwicaraho, ariko basekuye bahisha. Haleluya. Yewe mukobwa, urugo rwose ushaka rwambere ushaka n'izobona nziza, ifite umugabo mwinshi utazagukubita, uzagukunda, uzagutetesha, rurahari. Uwiteka ufite sekura ibyo usekura, ariko no guhisha abatsindwa babibya, nta nubwo wapfa kubabona keretse ko bariyeguriye Uwiteka. Oh, haleluya! Haleluya, haleluya! Uwiteka n'ufite ayo maso, Uwiteka n'ufite izo mbaraga. Amen. Haleluya! Birashoboka. Ari impunzi, ariko barabishobora biyegurira Uwiteka, bazana igisubizo, bahesha Imana yabo icyubahiro. Igihugu cyabo nubwo bari impunzi, ariko kiravugwa. Wakiyegurira Uwiteka n'umuryango wawe ukavugwa, wakiyegurira Uwiteka bakora ibikomeye bakaza gushaka iwanyu. Kuna Dawudi yo kabyara, yiyeguriye Uwiteka, mbaraga z'Uwiteka zimuzaho, arangije avuga ko yakica Goliyati. Umwami Sawuli aramubwira ati uwo mwana ari mwene, vuga uti mwene. Abasore biyeguriye Uwiteka barabaza ngo ni bene nde? Abonye aravuga ati mutumutawa sinamumenye. Kuki baritaga Dawudi? Nuko ari umusore wiyeguriye Uwiteka, agashyira igisubizo aho ikibazo kiri. Shaka kwigana Uwiteka mu kigo cy'amashuri bakabaza uyu mwana ni uwo kwa, wakigana Uwiteka wa mukobwa we, aho ukora bakavuga uyu mwana ni uwo kwa, asengera muri itorero bakavuga ngo ni uwo kwa Vianney, bakavuga tuhushe kure iryo torero ryabyaye uyu mwana ufite imbuto nziza udasanzwe, kandi uyu mwana yakomoka muri uyu muryango. Nawe ati uyu mwana ari mwene nde? Mumushakiye. Umugabo aramubwira ati ni uwa Yesayi w'i Betelehemu. Wow, haleluya! Iyo wiyeguriye Uwiteka ukamenya icyo washyizweho, barakubaririza. Utagiye kwishyira ku isoko, utagiye kwanika amaguru yashyira ku isoko, utagiye kwanika ibyo wanika, ahubwo bakabaza ngo uyu mwana ni mwene nde, ngo tumurange mumugeni. Mwateguye umutwe mwiza, mwari bahugisha, nanjye mwongeye kunyigisha. Iyo wumva Uwiteka barakubaza mu kazi kawe, mu bakozi waje gukoresha,
baguterera intabire, bakubabarira, bakubaza ariko se uri mwene umushumba wawe usengera he? Iwanyu ni hehe tuzaze kwakiriza? Baramaze ngo mwana ari mwene, mbifurije kuzabaza ngo mwana ari mwene. Haleluya! Uyu mugore ni wa bati ni wa Dani no bosi cyabeka. Turashaka kuzagera mu rugo, turashaka kuzagera mu rusengero rwe, kuko nta basanzwe yiyeguriye Uwiteka. Amen. Haleluya. Imana yiteguye kubakoresha ibyo bukomeye. Imana yiteguye kubaza muri ingabo z'Uwiteka, arimo arabatoza abazi icyo baremewe n'icyo bashyiriweho, ko bafashije uko kuzuza ubwenge bwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Washyiriweho iki wa musore we mu bandi bakuru? Biriya muri ndirimbo za Salomo ngo uriba ryo hagati y'imirima, uri isoko y'amazi abeshaho. Ugomba kuba isoko y'amazi abeshaho, yewe wa muhungu muri bashiki bawe. Barakoze mubona muri korali abari bashiki bawe. Ugomba kwahindukira isoko y'amazi abeshaho, ugomba kwahesha umugisha. Iyo riba ryashizemo amazi baryita iki? Iyo riba ririmo amazi baryita iki? Iyo ryashizemo amazi baryita umwobo. Iyo utari isoko y'amazi abeshaho hagati y'abashiki bawe, uhinduka umwobo wawe. Uhinduka iki? Umwobo. Mwana muto wishyira muri korali ukaba niwe watangiye kumusoma. Umwana muto wishyira muri korali ugatanga niwe watangiye kumushuka, bafite amaguru atandukanye n'ay'abandi. Mwana muto wishyira muri korali ataraca ke, wamubona ko ari umunyantege ugasoza umugushije. Kandi ijambo ravuze ngo turi iriba ryo hagati y'imirima, turi isoko y'amazi abeshaho. Ibice 5 by'indirimbo za Salomo umurongo wa 14. Haleluya. Iyo ushitse wemewe ukiyegurira Uwiteka, ntabwo uhinduka umwobo. Abana b'Imana bagwamo ntabwo uhinduka umwobo, abakobwa bagwamo ntabwo uhinduka umwobo, abandi bagore bagwamo ntabwo uhinduka umwobo, abasore bagwamo umukobwa we, ahubwo uhinduka isoko y'amazi abeshaho, ugashobora gufasha abantu. Haleluya. Haleluya. Utiyeguriye Uwiteka se aya mazi wayakura? Kushobora guhinduka n'umwobo utabishaka, kuko nta mazi akurimo. Niba hatarimo amazi ni umwobo. Haleluya. 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 Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Oh, haleluya. Usigera bigisha kubyuko hano ariko cyumweru bigisha imbabazi z'Imana ingaruka z'icyaha. Nabonaga mutegekanye, ariko nabonye abana bagera kuri 5 basubiye ku ishuri bashakana muri bande barampamagara. Bari mu pastor sinzongera kukinisha ibyo nakinishaga. Mbonye n'ubwo Imana ishyiraho imbabazi zayo, ariko ingaruka zitaziburaho. Sinabibabwiye urubyiruko rwari rwari mwana n'umwigana so amaye telefone yanjye ariko ntabwo. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Muhirwa n'ahari aragusa bajya muri zanjye ngo nayatisha unamukaza.
Dawudi abarizwa. Nuko yari yikoreye Uwiteka akora ibyari byananiye abantu. Haleluya. 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 Ubwo bamwe batinyaga Goliyati, umwanditsi yaravuze ngo yamurebaga nk'ikigabo atahusha. Abere Imana ishobora guhora cyane. Ubwo bamwe bakumaga igituza cye ko yabamara. Umwanditsi yaravuze ngo Dawudi we yarebaga Goliyati akaba afite igituza kinini n'abantu bagari ntatera ibuye adashobora kuhisha. Ngaho yegura Uwiteka ntabwo babona ibibazo barusha imbaraga, ahubwo babona ko habari imbaraga zo gusenga ikibazo, imbaraga zawe zikagaragara. Yaraje yica Goliyati mbere yo kumwica, yamutesheje agaciro ataranamwica. Aho kugira ngo ajye kurwana n'umugabo azana icumu azane n'imyaka, ahita amutesha agaciro afata amabuye. Ubona ikintu barwana bacyo bafite amabuye n'ingi imbwa yonyine. Imbwa niyo barwanisha amabuye. Yaraje amwica mu bitekerezo aramurangiza atoragura amabuye. Goliyati arababara cyane. Kiragira ngo niba urazana imiheto urazana amacumu, umuntu wiyeguriye Uwiteka akabyara arusha n'abandi. Abakobwa biyeguriye Uwiteka barakabyara. Ntabwo ukangwa n'amashirisha, ntabwo ukangwa n'utuntu n'ibikijyanye byose. Reka. Eliyabu we bahungu ba Databisi umuri mu myuga, ariko se ntabwo mwasomye mu mategeko ya Isirayeli? Nta jambo ribuze, ntabwo muzi uko Balewi bavuze ngo uzatuka Uwiteka aticishwa amabuye. Mutegereje. Haleluya. Umuntu wiyeguriye Uwiteka abahumeka ijambo. Nyakabanga ari aho gusa batandukanye. Kwiyegurira Uwiteka ushyiramo n'ijambo rye. Ntabwo turi aho muri iki. Ubona ibyanditswe bivuga ngo iki mu Balewi? Ututse Uwiteka bamwicishije amabuye. Rangije umuhungu witwa Dawudi aragenda afata amabuye arayazana yica Goliyati. Usuzwe Uwiteka akamutuka yicishwa iki? Amabuye. Uriya rero ijambo ry'Imana riri muri wowe, umenya buri kibazo n'uko ugikasuringa. Tira uruhu. Sharaje aramushutse mu maguru meza ibiri nyirese n'umwana w'Imana. Cyatuma ntaba mwiza n'iki? Bimeresha amababa. Seka tutukoboba kwita bitugu ngashira. Uko fabisa amababa. Utukoba kwa Mungu. Akaruhu. Izo mvugo utasize hanze wamuhonesha kwa amaguru asa gutyo koko. Right. Cyane baba bameraga utamamo. Mushaka musekura mwishe. Musekura mugira gute? Indaya irasekura ko nyigisha. Yamwerekana ku isoko. Abashaka kugura bose bakaza.
Haleluya. Abamidiyani baraho ntibashaka ko umuryango uzamuka, ntibashaka ko umwana wo kwa Kanaka azamuka, ngo batekerezaga bamaze kubiba ibintu bimaze kuba byiza bakaza birukanka ngo bakabibata maso kubera ubugome bwabo. Akabyara hakutse uriya musore arayegurira, arabatigiye gusekura izi ngano kandi azisekura zishaharitse. Sekura ukabyara ziratungana aragera mu muryango we. Imana ivuga ngo umunyambaraga, ntabwo Imana yishima imbaraga zayo ku muntu ireba utarimo kugerageza. Usekura ifite ijambo rimwe ko nagerageje urumva arimo kwiyongera. Si uko yabonye ntinyutse nkagerageza. Nawe gerageza, gerageza usenga bizakunda, gerageza ukore Imana bizakunda, gerageza. Yesu sabe ko imbaraga z'abasore gerageza kugurisha Uwiteka rero byishu. Avuga ati umuntu urimo kugerageza niho nashyira imbaraga zanjye. Uyu muntu urimo kugerageza niho nashyira imbaraga zishobora gutuma azana igisubizo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Amen. Soma Abakolosayi baza gusoreza hariya muri Samusana. Ijambo rya Kristo riramba rimwe rikwiriye rifite ubwenge bwose, mwigishanye muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmbirana Imana ishimwe mu mitima yanyu. Imana ikomugisha. Haleluya. Amen. Haleluya. Iyo umaze kumenya icyo washyiriweho, Imana nayo iraza ikagira ikigushyiraho. Pawulo abwira Abakolosayi aravuga mu ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigize rite rigwiriye. Iyo rigwiriye niryo rishoboka bya bice bitandatu muhirwa yatwigisha. Iyo rigwiriye imvugo yawe iba imeze nk'iweguriyirwa. Iyo rigwiriye ingeso zawe ziba zimeze nk'iweguriyirwa. Iyo rigwiriye kwizera kwawe kuba kuzuye. Iyo rigwiriye umutima wawe ubone. Iyo rigwiriye ibintu byawe byose biratungana. Cyaki ukandiki ngo ajya muri iyo rigwiriye muri ho riba ryifitiyemo ubwenge bwawe. Nta handi ushakira muri byo gusa nk'uko ushobora kwishyira muri wowe. Hari gufata ikotomoni yawe irimo indangamuntu, hari ibintu indangamuntu irimo perime, irimo rama, irimo ikarita yo kuri banki, irimo n'amafaranga ibintu nka bitanu. Noneho ya kofi yanjye yo yishyize hakuze nubwo ureba ari kuze, ariko muri ya kofi harimo bya bindi bingahe bitanu. Ngeze i Kigali ntagira ikibazo cy'amafaranga, najya kuri banki nkorana nayo nkabikuza. Ngize impanuka nkakomereka najya kwa muganga kanaka bakanyakira. Mbonye ikinyabiziga ashobora gutwara bitafata ya perime ntatwara. Ngize ikibazo cyose gikenera indangamuntu njye muri cya kibazo. Ngize ikibazo gikenera amafaranga
uramo ya mafaranga hagikemura. Urabona ya kofi yanjye iri mu mufuka wanjye, ariko hari ibyo igurishije, hari ibyo igwiriyeho. Haleluya! Rero mu ijambo rya Kristo riba muri mwe rigwiriye rifite iki? Rifite ubwenge bwose. Ubwenge bw'Imana niba bukwemeza ko kwiyegurira Uwiteka ariko buzima bwiza. Ubwenge bw'Imana niba bukwemeza neza ko kubaha Uwiteka ariko gutera kurama. Ubwenge bw'Imana. Haleluya! Amen. Ubwenge bw'Uwiteka niba bukwereka ko urugo rwiza rituruka ku Uwiteka. Ubwenge bw'Imana niba busobanurira icyo waremewe. Ugasura umuntu mu cyataremewe yakindara. Soma Yesaya 65:8. Iyo ubwenge bw'Imana buri muri wowe ubutakusana ugiye gusoza. Yesaya 65:8. Uwiteka aravuga ati, nk'uko isari ry'inzabibu riva mu mutobe, bakavuga bati ntuwurimbure kuko ugifite n'umumaro, niko nzagirira abagaragu banjye ne kubarimbura bose. Mana ikubere umugisha. Haleluya! Yaravuze ngo nk'uko isari ry'iki giti cyitwa inzabibu iyo rihagaze rikaba rigitanga umutobe, ntawe ushobora kurikoraho kuko rigitanga umutobe. Haleluya! Uwakiresha karitero namujyana kwa goronome nkamumarisha imibare, yashoboka akanafungwa kuko umuzamu wanjye ariwe n'igihe wowe uteye. Namujyana amashinzwe ubutaka, ubwo se niba hari umutobe ukuvamo, niba hari ikintu yakorera ukaba ugikora, dayimoni yapfa kuguhitana sha. Abayobozi bapfa kuguhitana, ibiboneka byose byapfa kuguhitana, abahungu b'injoro bapfa kuguhitana, abakobwa badasobanutse bapfa kuguhitana. Menya icyo waremewe, icyo washyiriweho, nurangiza ugira icyo ukora urebe Imana afite akurinda. Haleluya! Harasohora rya jambo natangiriyeho ngo mbwira ikasi ngo mwibe Imana. N'ikasi ngo munekure abakobwa baze bampeshe icyubahiro, kuko hari ikikuvamo, hari umutobe utanga, hari umujyanama utanga, hari indirimbo ziraba Imana, hari umuntu mukora Imana ikavuga ngo nk'uko iseri ry'inzabibu riva mu mutobe, bakavuga ngo nturi, niko nanjye nzagira abatoni banjye banyubaha. Rubyiruko, menya icyo washyiraho gikore, Imana izakurindira icyo. Haleluya! Niba umuhinzi wihingiye urusaku rwo hepfo hariya cyangwa uyebe, hagize umuntu uhohotera akawutega, bakaba bagenda nayo kubera ikiva. Wowe umwana w'Imana, impano zikurimo, ibintu ukora, ubwami bw'Imana uhesha icyubahiro, uburyo ufata amaboko abashumba, uburyo ukora uba muri korali, uburyo ubwiriza ubutumwa, ni wowe wapfa gutema nk'ikibarenze cyose. Oya, ndaguhakaniye, mwewe n'Uwiteka Imana yanyu izabarinda. Amen. Yesaya 5:3 haravuga ngo nabwire kasi ni kusi wiyumye Imana. Barekure usanga amaboko yanyu muvuga ngo barekure abakobwa banjye bajya kongorera, barekure abahungu n'abakobwa banjye, barekure mu nzu yanjye harimo imirimo myinshi, barekure mu miryango harimo imirimo, barekure ku bigo by'amashuri harimo akazi, barekure aho bakora harimo akazi, barekure bajye kumesha icyubahiro. Iki cyumweru Uwiteka aravuga ngo n'abafashwe bose agomba kubarekura, cyangwa mu ijambo no mu gusenga. Indirimbo turamya nibura tudusenga ku minota ingahe?